Hero afandi. Miriwe neza. Ngewe nzinduwe no kubabaza ikibazo cy'umuturage wo muri Nyamasheke mwafasheje ubundi nijoro umwana witwa Loise Nirora. Mukamutwara mudasobanuriye abaturage. Ndakubwira nta kibazo. Mukamutwara mudasobanuriye abaturage ikibazo cye, uwo mwana ari hehe, uwo mwana kuki mukora ibintu gutyo. Ariko ntibite telefone. Waba utari majoro se, nimero nyamara ni yawe ndayifite neza ndayizi. Majoro nde? Si wowe se wagiye gufata Loise hariya Nyamasheke nyene ejo bundi kwa mbere. Majoro nde? Oya, wangu uje majoro nde gufata majoro. Ikibazo ndi kukubaza wa mugabo we kirasobanutse, ni ikibazo cy'umuturage witwa uko ushaka, ushobora kuvuga amazina yawe cyangwa ndo yavuge ariko abaturage barakubonye. Niyo mpamvu ni nimero yawe nshobora kuyibona. Majoro ngere ko majoro nde wamugaye. Ugomba kuba wise nimero wamugaye. Nimero ntabwo nayibeshye wa mugabo we. Nimero ndayizi. Icyo kibazo cyo mwana se ntacyo uzi. Ntacyo nzi. Nturi umusirikare mu ngabo z'igihugu se? Ariko se kumusirikare mu abaturage barabona. Halo? Abaturage barabona kandi barakubonye. Ngewe nitwa Padiri Thomas Nahimana. Iyi ni inshingano yanjye yo kubikubaza rwose ku mugaragaro kandi mu kinyamakuru. Yihorere. Okay. Sava. Byihorere. Mwabyumvise rero nyene abaturage nibura baba bababonye. Ibyo kujijisha ngo dinde ngize gute ivyo birakureba. Abaturage baba bababonye, abaturage bacanye ku maso. Muretse muzareba ikigiye kuba muri iyi minsi. Ibi rero ibi bitera ubute. Nibwo bwa butegetsi nyine bwivuga ngo burakomeye ubutegetsi burakomera se bugakomera gutya burenganya abaturage. Bukomera gutya burenganya abaturage mutegereze ibuye rimanuke ku musozi nta nakaboko karikozeho ryidondoze ku birenge by'ibumba, murebe ukuntu bya bindi byose mwabonaga ngo ibintu bikomeye bihinduka umukungugu, umuyaga ukaza ukabihuhera. Abaturage barababaye. Bigeze kuri mudugudu ndimwumvise ukuntu abivuga, aravuga n'umutima w'umuturage mwiza, w'umuyobozi mwiza, umva umuntu atakagombye kurengana. Ubu Cyuma Hasani bavuga ngo ari kuva amashyira mu matwi. Rashidi Abdul bari kuvuga ngo bamuciye umugongo. Ubu aba bantu ejo bari kubaza bavuga tubareba ngubu aba bantu koko baraziriki. Icyaha bakoze ni bakora icyaha bakajya birirwa mu bitangazamakuru bavugira abaturage, bavugana n'abaturage. Ubidamange uriya muvyeyi batesheje abana be bane nk'aba ba Loise. Ubu abana batunzwe gute, babayeho bate? Icyaha yakoze niki? Niba yaravuze ko Kagame yapfuye akaba kiriho, yaramwishe se? Karasira araziriki. Ko aribo bamwiciye umuryango bakawurangiza, ubu ari ku nkoni aziriki. Tewo wo mu mubavu araziriki. Aba nibo twita abamaritiri abamaritiri ubutegetsi bukora nk'ibi ni butegetsi nyabaki mwuka byara. Ibi bintu birakabije, Ibi bintu birakabije rwose. Aba basore bose bari kuziriki. Aba bantu bari imbere yanjye. Siniriwe ngaruka kuri ba Rusesabagina n'ibintu birebire. Siniriwe ngaruka kuri bahati ejo bundi numvise bavuga ngo noneho ngo bagiye kuzabivugaho, nibamudusore niba ari umwobo bamuhishemo. Abapfuye baje ipoli n'abakizito ntacyo nirwa nongera kubagarukaho, ariko nibura abazima niba bari kure bitahire. Waba uri umutegetsi se, wavuga ko uri umutegetsi abaturage bari kurira kandi basira ubusa, ubwo se waba uri umutegetsi ry'abaki? Uyu munsi ubutegetsi butumva abaturage nibumenye ko bugomba kurimbuka nkuko ririyabuye ryarimbuye bariya. Hari abantu nifuzaga guhamagara rwose, hari abantu nifuzaga guhamagara b'abayobozi bakuru ngo batubwire niba batega amatwi abaturage, niba bashobora kumenya impamvu bakarasira Cyuma bagomba kuba barakariye akageni barababara kubera ikigo n'imiryango yabo. Niba ari abategetsi bakemuye icyo kibazo kikava mu nzira. Ndaje hari abayobozi rwose bagomba kutuganiriza muri uyu mugoroba nta kundi twabigenza. Badusobanurire. Ntawe uhereye ku hejuru cyane twagombye kumubaza.
ndaje njyewe ndababaza ntabwo nareka kubabaza. Wanyitabye se? Free Mobile, bonjour. Votre conversation. Ntabwo mbabwira nari mpamagaye da. Ntabwo mubabwira ariko amaherezo azanyita barabeshya. Nashaka kuvugana na First Lady Jeannette Kagame, mfite nimero yawe, nzaguhamagara kugeza unyitabye. Unsobanurire bimwe na bimwe kandi bisobanurire n'abanyarwanda. Ndogira ngo uhamagare mu kanya, ntabwo unyitabye ariko amaherezo uzanyitaba. hanyuma rero narindiriye ndaheba Ruizi ni isasi nzirengero hariho ubwo rero ku wa kane nzaherekeza umugore we kuri ribu ya Macuba kugira ngo atajya gushakisha. Yego. Ni ubwo buryo nta yandi makuru mbiziho cyane. Yego. kuko mu kuri twari twirwanye n'abaturage batubwiye ko ari gushakishwa ntabwo nabonye afite mu mvugo ngo hari ibintu yaba yikeka. Ndetse banambwiye ko ari yewe uri gushakishwa, abaturage bambwira ati mudugudu turi kumva abasirikari bakubaririza. Ntabwo nta cyaha ngewe ngirira leta ntabwo ndi bucike ahubwo nuko tubona batugezeho gutyo bafashe turi mu rugo aho twororera aho mfite igikumba bamujyana mu byo ngo bagiye kumubaza amakuru ariko ntabwo nigeze menya irengero kuko bakomeje berekeza Kanjongo. Umva ariko wabonaga hari ikibazo kuko zari imodoka nyinshi. Zari imodoka nyinshi, hari harimo imodoka y'amajoro agendamo, hari harimo imodoka ya pikapu, hari n'izindi zari ziri imbere. Wabonaga ari ikibazo, ntabwo byari ibintu byoroshye. Yego. Ariko haba ku ruhande rw'abavandimwe be haba ku ruhande rw'abaturanyi kubera sayizi Ruizi aragaho nk'umuturage ntabwo twari tuzi ko yagira ibibazo na leta. Niba bihari yenda ubwo tuzabimenya. Nabakiriho niba mubagarurira ari muzima. Habaye nabwo yarakoze ibyaha bikaba ari byo gupfa. Ubwo haba ari ku ruhande rwose. Ariko ikibazo nuko yenda bataba baragaragaje n'icyaha yaba afite kuko biri mu rujijo. Nta muturage uzi ikibazo afite, ntiyigeze anashakishwa cyane. Yafashwe gutyo kuko nta n'iperereza ryeze baho ngo bavuge ngo Ruizi yaracitse twari kuba afashwe gutyo. Ariko abaye nabwo yarakoze icyaha yabereyeho guhanwa nuko gusa hatamenyekana se ari hagana he. Niyo kibazo ubundi abantu bafite bati se Ruizi niba yarakoze n'ibyaha akaba yarakoresheje telefoni cyangwa ibindi ubu ngubu aherereye hehe? Yego. Ubundi icyo abantu bakabije Ruizi aherereye hehe? Kuri sitasiyo yihe arimo arabazwa ibyaha ariko se ari hagana hehe? Icyo kibazo cyababaje abaturage ariko numva nawe kikubabaje kuko ni umuturage wawe, ni umukozi wawe, uko ubizi nanjye niko mbizi, nanjye nayikoreye ankete, nta cyaha afite. Ubu buryo bwo Ruizi ni umukozi wawe twatumanye amezi 4. Ari veterineri wanjye niba bakurikiranaga amatungo yanjye. Iyo nkiza kumenya nka gahunda ya leta nanjye maragize amafaranga ngende w'umuyobozi. Hari n'igihe yararaga yenda hafi zaho ndi. Kumbabaza byarambabaje kuko yagiye ntawe uzi icyo bamujyaniye. Baratubwira nanisa hariho kuba yenda abaturage ndi mu bamugambaniye. Niko babikeka, harimo abikeka gutyo. Harimo abikeka ko n'abandi mu bamugambaniye nk'umuyobozi. Ibyo rero ntibyabura kumbaza ko hashyizwe ukuri ahagaragara bakavuga bati uyu muntu yagiye gutya azi icyaha iki n'iki ahari byakomeje ntajye umutoza ushyira ko Ruizi igihe ndi mu bamugambaniye nk'umukozi wanjye.
kandi rwose ni ibintu ndabona nari ndi kumwe n'abaturage, ni ibintu navuga no ku manywa cyangwa se nkabivuga no nijoro. Yajyanywe na leta y'u Rwanda n'abayobozi ba leta y'u Rwanda, ntabwo yajyanywe na FDL cyangwa n'abandi. Yajyanywe n'abayobozi binagaragara ko ari ab'u Rwanda, nta bamushimuse. Yego. Niyo mpamvu twasaba ko ubuyobozi kandi bwiza dukunda bwatubwira bizi aho aherereye cyangwa n'icyo ashinzwe rwose, ibintu bikava mu rungabangabo. Mudugudu wereka ngushimire, ndumva uri umuyobozi mwiza. Naye ndabashimiye cyane. Uri umuyobozi mwiza niba ukurikirana abaturage bawe. Kunyura kuri radiyo. Yego. Ntabwo bafite. Yego. Kuko nta icyo nishinza. Ibyo nkubwiye nibyo nanabwira n'abayobozi bandi. Yego. Kuko burya umuntu wese wakoze ibyaha arabihanirwa, ariko akabihanirwa muri procedure bijyanye n'amategeko rwose. Niyo mpamvu kuba agiye bivuze ni uko nzi ko amezi twamaranye niba yarakozemo ibyaha rwose mba naramutanga, ariko nta byaha nari nzi yari afite. Yego. Namubonaga nk'umwana mwiza, nkamubona nk'umwana udafite ibibazo. Hanyuma rero mwadusabira leta y'u Rwanda bakatubwira ahantu umuntu aherereye n'icyo ashinzwa, kugira ngo abantu bave mu rungabangabo, batagira ngo hari n'uwamugambaniye, cyane cyane ko abaturage batangiye kuwushyira mu majwi. Si uko se? Abaturage batangiye kuwushyira mu majwi, kandi mu kuri yewe nta n'akanunu na gato nari mbiziho. Yego yego. Bon, urakoze Mudugudu, ubutumwa bwawe urabutanze. Icyo igishimishije ni ukuntu bivugishaho ukuri, utabaturage baranangekera ubusa. Nanjye mbabajwe n'umuturage wanjye, niba afite icyaha nibamukurikirane mu buryo bw'amategeko, banasobanura impamvu bireke guteranya abantu. Uravuga uti ni mu bibazo, ndabibaza ndabikubariza. Iyo niko bimeze, niba rero afite icyaha nibabishyira ahagaragara, noneho nanjye abaturage bari kunyekera ubusa. Yego. Kuko yewe ntabwo ndi mu bamugambaniye, sinzi icyo yajyaniwe, nanjye nawe bagije cyane, ndetse bari bwije, ariko nawe baje cyane, umuntu mumutwara iki? Niyo mpamvu rero hari igihe yaba afite ibyaha ariko tukabizera turi benshi. Nibyo. Abaturage cyangwa umuryango ugasanga ugezeho ibibazo, bati umudugudu yagambaniye umuntu wacu, ugasanga nawe ndahungabanye cyangwa se nawe ngize ibibazo. Si uko se? Urakoze Mudugudu, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane, ukomeze ujye umenya abaturage bawe, gutyo ntihagire urengana ureba ngo ubure rwose, ubure kuba wamurengera cyangwa se utere hejuru uti niba yarakoze icyaha nibigaragare, ubutabera, abaturage bahabwa ubutabera. Nicyo twese dukeneye, nicyo twifuza ku butegetsi. Ubutegetsi bwabikora gutyo twabukunda twese. Urakoze rero, ugira umugoroba mwiza. Amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Mwabyumvise uko Mudugudu asobanura icyo kibazo. Icyo kibazo kirampangayikishije, ariko murumva gihangayikishije na Mudugudu z'umuturage we, Mudugudu z'umuntu bakoranaga. Yajya kubona akabona abantu imodoka ziraje zitwaye umwana, habe no gusuzugura inzego z'ubuyobozi. Mudugudu ni ubazwa abaturage, baraje batwaye umuntu ntibanamusobanuriye n'impamvu. Ubwo so umuntu afite agaciro kangana gute? Ari umuyobozi wese afite agaciro kangana gute? Dore abaturage basigaye bamukeka bati ni wowe mwari kumwe, buriya ni wowe wamutanze, kandi uyu mwana arazira ubusa. Urumva ukuntu ubutegetsi bushobora guteranya abaturage? Urumva ukuntu ubutegetsi budatega amatwi abaturage, buteza ibibazo? Ni bwa bundi bugomba kurindimuka, no umuyaga ukaza ukabukubura, ntihasigare na busa, ntihasigare n'ivumbi. Katubaza uwo mu majoro uza gutwara abantu ibyiwe n'impamvu agomba kuza kubatwara atyo. Keneye kumubaza.